abantu benshi tabinima trando binima nyuma y'itungurwa rigiye kubaho. Dore abantu bagiye kwikorera imitwaro ndetse nyishiremereye. Hati kandi abandi benshi bagiye de distance, bagiye kubura uko bagira benomene kita kubera imitwaro iremereye bagiye kwikorera. Dore dodema tando bene kita, dore urugendo rubaye rurerure. Shatro benema, hati kandi muri urwo rugendo taro widigide, hati habonetsemo hashatro benema inyamaswa z'inkazi. Ni kuwiteka avuze. Redo benema hati dostirigide, hatabaheka imitwaro dore babayeho. Hati kandi dobinimano hatabagiye kubabarizwa muri ibyo bihe babaye benshi. Ijambo ry'Imana kandi bakunze ibiganiro byacu, reka tubasuzuke twifurize amahoro y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana. Mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu byose byivuga butumwa. Reka mvuge ngo amahoro y'Imana nabane namwe kandi umugisha w'Imana ubasesekaraho ndetse n'abanyu bose. Mu bitandukanye mugiye muherereyemo mu ntazi zitandukanye ku migabane itandukanye, mukamwumva urume turi kuvuga, mukamukunda ijambo ry'Imana. Mwese turabakunda, turabishimira, aho kandi Imana ikabakunda kuturusha. Nimugubwe neza rero kandi Imana ikomeze kubishimira. Tugeze muri wa mwanya w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwanya wo kumva icyo Imana ikudushakaho mu gihe nk'iki ngiki. Turi kumwe na Daniel, niwe tugiye kubana muri uwo mwanya. Reka muhe ikaze. Daniel, komera cyane. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Uraho neza? Turashima Imana, turacarizwe n'Imana. Imana y'amahoro iracyari kumwe natwe mwa kino gihe, iracyari kuturindisha ubuntu bwayo. Yego. Amakuru ki? Amakuru ni meza, turashima Imana, urabona ko tumeze neza. Kunda kuvuga ngo ubwo Yesu Kristo ari kumwe natwe turi amahoro, kandi kuba tukimutegereje dutegereje twiringiye ko azaza. Ndi mu itorero ndamutegereje meze neza. Amen. Turebye inyuma Daniel turabona umeze neza, ni byiza, ariko se aho tutareba mu bugingo ho bimeze bite? Urakuze cyane. Baza bakunda kuca umugani ntibyanditswe muri Bibiliya, ariko baravuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Rero umubiri umeze neza inyuma, ariko n'umutima waje umeze neza. Kubera iki? Ndacyavuga Kristo mu kanwa kanjye, ndacyahamya ko ari umwami n'umukiza wanjye. Meze neza, ndakomeye mu bugingo. Nibwo ndeba uyu mubiri wo sinjya mwita, sinita ngo nisize amavuta, sinita ngo nambaye urukweto, nita ngo umuntu w'indani muri nge aracahagaze neza. Ndashima Imana ko umuntu w'indani muri nge agihagaze neza, kandi ndazi ko azaguma kuguma ameze neza. Ubwo nzaba ngiye Kristo azaba agiye kumurika ku Mana. Yego. Reka tuvuge ngo Imana y'amahoro ikomeze igushyigikire. Ngozi tapereze de gide ikomeze ikwambike. Twishimiye ko nawe rero nshuti bavandimwe duteze amatwi muri kano kanya. Daniel tugiye kubana muri kano kanya. Reka mbasabe kugira ngo mubane natwe tutagera cyo kiganiro kandi tugeze ku musozo, muze guhabwa umugisha wabamvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Daniel, reka tugusabe noneho usenga Imana, numara gusenga Imana ukomeze uko ngoko. Ni karibu. Va mu nyazawe Yesu kwa kuburira we, sigaho gukinisha ubugingo bwiteka. Mbe mugenzi ingeso zawe zimurikira abandi, icyo umwami Yesu ashaka nuko wamugumaho. Takambira Imana ubu itaraca amateka, yontikinishiza we kujaraja rutyo. Mbe mugenzi ingeso zawe zimurikira abandi,
icyo umwami Yesu ashaka nuko wa mugumaho. Imana turagushimiye, uri umunyembaraga, ubereye mwiza bagutegereje. Hari ijambo wambwiye saa kenda ndi gusenga, talome ningoze nene tariwide taperiwo zegidema. Urambwira ngo uje gusarura ibyeze n'ibiteze. Urambwira ngo abantu nibezwe ku gato no ku kanini, kubera ko ugiye kuza utunguranye. Hahirwa uri maso, niko wambwiye. Rizo dobi nigidima ngo kitrebonema, ngo hahirwa uri maso, ngwino ubane natwe mwami, ukangura abantu. Oya tese dobi nigide hashito tano hawi teperi re. Oya tando benostebone gide trashe koto binima haya zizimini minitaya handro tekoso binima takuta newidigi handrozo bi. Imana ishimwe kuko yumva dobide gide hatrobenema hatopenegide mano transe kite bide hatobenonga zomeni widigidima. Mbese Mana uza zaryari, mbese uza gutwara itorero ryari re dede widigide. Nibyo naho napfa ngwiringiye ndakumva. Oya ndabivuga tando benegi imbere sutro benema chandrome. Hati yemwe mahanga, hati yemwe midugudu, hati yemwe muherereye hatandukanye, hati mbese dobeni gide, hati wowe urinde uhinyura ijambo ryanjye, hati wowe urinde donestidi bini mando wanga kumva umuburo wanjye, hati dore dobini gide urusaku rw'Eresitaya rugiye kuba rwishi. Hati kandi dominima amarira zedobini gide nenestari gide mando. Hati mu migabane itandukanye, hati ndetse hatandukanye dorabayeho. Re te res te do re deno mene kitrebo. Hati dore nje kuvuga dobene gidi mando handrone stika. Hati ndetse dobine hati nje guhana deno widi gidi mando. Hati ngozi zibibi, hati ndetse ndestayi gide, hati nje kumaraho ubwibone bw'abanyagitinyiro. Ndetse dobinima hati nje gukuraho igisuzuguriro ta dobinima tandogide mando kubemeye kumba hafi atari kabanze kugoma. Dore inzoka irumana sha dobinima ta topenikita. Dore inzoka irumana tandopinigide izengurutse umudugudu tarowidigidima. Hati kandi domeni yanse. Dore kwicuza kuri bamwe dore bibayeho. Yebwe bayobozi b'umudugudu, hati namwe baturage batuye umudugudu debini minitaya. Hati mbese muhagaze he ko iyo nzoka yamaze kugera mu mudugudu wanyu? Tekisedo ranso beni wide. Hati abandi baheze drobidi gide mu binezeza by'iyi si.
abandi bari mu businzi, abandi bari mu busambanyi, abandi bari mu bujura, abandi dogide mando ati bari mu bidagidestayigide, mu biteye isoni. Atariko igihe kibi nacyo kibayeho. Ati kandi domene kidi mando ati nimwumve ibyo, ati kubera kirijwi mugiye kujya muri shaka timwongere kuribona. Reta sakota retope lanso reto mene kite teto dribon ne kitando gidema, mugiye kurishaka timwongere kuryumva. Ati narabune style narababuriye keshi mwanga kumva, ntumintumwa n'abahanuzi ariko mwanga kumva. Atariko dore ngo imfatiro z'isi domene taya ndetse n'izishinze mu mudugudu taraberi gidema dore zigiye gusenywa. Imfatiro z'isi n'izishinze mu mudugudu yemwe zigiye gusenywa. Atariko dobini gide abezwa nibezwe. Atuwandura nawe wanze kumva imiburo yanjye agume yandure. Igihe azabona uwo munsi usohoye azashaka gukizwa bitagishobotse, ashake mu maso yanjye bitagikunze. Tando binima hatre widigidi mando shando binima ayoma ndigidi mando tewide. Hata abantu bagiye kunshaka ntibabe bakimbona. Ati kubera ko ifirimbi igiye kuvuzwa tabi nini ngando ivuze staya, maze nimara kuvugwa iri staya gide ati ijwi rimwe staya rirangurure rivuge ngo ngaka kaga gakomeye kageze ku isaha yako. Yemwe banyamukirya nino mwe, yemwe bamwishakira ndamu, yemwe bahanuzi b'ibinyoma, yemwe destiri gidi mando ati mu destiri bonia mukora ibyo mwishakiye, yemwe mugaragara nk'abajura, ye hati ndaje, hati yewe Clemandina we adobini mini taya, hati mbese ko wagiye mu bapfumu, hati bakumariye iki? Hati rise de gidima hati warabikoze ndakureka ugira ngo mpamwe nawe, atari igihe cyo kuguhana kirageze. Hati yemwe dobini mini gide mwihaye kwirenza amagambo yanjye mukanga kumva imburo zanjye. Hati dobini gidima dore ikiti kinini cyane ndetse kandi kimaze igihe kirekire ta dobini gide. Hati kubera ko drobinima imizi yacu yari ikomeye ndetse dobini gidima n'ubutaka cyariho rito breregide resistance bine, hati bwari bufite ubudahangarwa bwose shadow binima. Hatariko icyo giti kirahirengeye mu isi yose tando benigidima zetro negide, hati kuko kitakera imbuto tado menegide dore kirahimye. Hati kandi icyo giti tabinimando harurisidigide amashami yacyo hatagiye guhura n'ibibazo. Hati icyo giti mvuga tobe nigidima hati nta n'umwe ukizi, hati kubera ko ari njye wagiteye, hati nije ubwanjye Uwiteka tado binima wamaze gutegura isaha ndetse n'umunota kizarimburirwa kigacibwa burundu. Niko Uwiteka avuze. Ranzo binigide talose dibinima hati abantu nimusenge. Hati kandi diristirigide abatazi kwiyiriza ubusa
mwige kwiyiriza ubusa. Ati kubera ko gutatana kw'amahanga menshi kubayeho, Tobi n'Imando tari mana oya zedobi redomando hando sheto peri rete kita lanso peni nga ra zedobi reta kita lanso reto rangome rasheko reto pe reto gide rando mando bi lanso peri tari kite tando rendo sema tongi topi tando binima trado gide hatije guani ngozi zibibi ndetse to penima tando kita rete kiribonia hati mere hejuru mpana hati heje hasi hati dostiri gide nomene kuwa hati kandi bigiye kumenyekana dorimu tedegi turenesha guhinda umushitsi hati maze dromene kuwa hati amabuye menshi anomene tanguwa hagiye kuva ku misozi atandukanye maze atembere kuri staya none gide mu mbaga y'abanyabyaha hati kubera ko n'abacyashe kenshi bakanga kumva. Yemwe banyamasengesho mwe, yemwe musenga mumeze nk'abakina, yemwe musenga nibizira, igihe cy'urugendo Destiny Guide ruruhije dore kibayeho kubera ko imitwaro dore Destiny Guide ma hatabagiye kuyiheka ni benshi. Tobi nima hati baba barize batarize se, hari abanyabwenge ari abaswa. Towidi Guide bagiye guheka imitwaro, keretse uzemera kuba mu ruhande rwanjye niba utazakorwa n'isoni, ni kuwiteka gusa. Hashika tarobinima tando Widi Guide kavuga ngo mbese n'iki nagomba gukora ntakoze. Abo nahaye umugisha banyituye kujyana mu bibi. Tado Bini Guide batukisha izina ryanjye, hatari ko ndaje vuba, hati dore zengurutse amahanga menshi, hati binima, hati dore umwuzure uvanze n'umuriro, tigidi mini taya, hati kugira ngo utembana baze kumva. Naho demene Guide ngi abemeye kumvira uwo mwuzure ntacyo uzabatwara, ni kuwiteka avuga. Dore de Guide umwaka wo guhaniramo, dore w'Imando dore mwamaze kuwugeramo. Atari kabona aya matwi kumva ntabwo mwumva, abona aya maso kubona ntabwo mubona, murasinziriye. Rero Biri Guide atari ko nimwezwe kubera koje gucyura umugeni, ni kuwiteka avuze. Hati yewe Damase, hati waretse yawo. Tobi nima drone Guide man dore ubutinganyi bubaye bwishi. Tango bene kita hati dore bwishi buri gukorwa na Destaya nabiyorosha izina ryanjye ngo n'abakozi banje kandi Guide mando ari ibirura. Tabene Guide ma atari ko ndaje vuba, ingoni yangira banguye nje guhana inkozi z'ibibi, ni kumwami Uwiteka avuze. Hati Dobini kita tazo binimando hati nje gukora icyo nateguye gukora. Hati kandi uko nagambiriye niko bizaba. Abemera kwezwa nibezwe domene taya, abavuye ku gicaniro bongere bagisubireho bigishoboka. Hati munshake bigikunda kubera ko igihe kiraje benshi banshake kibaye bakimbona, bashake kumva ijwi ryanjye kibaryumve, kuko n'Uwiteka nje gusohoza icyo navuze. Ibiguruka bidestirimando ati bivuye mu cyari cyabyo ndabyemereye, bigiye kuza kwa buno butaka. We Destiny Guide yewe munyabwenge wiratiyeho, ati bije gutoragura denomene Guide
izo kurya nateguriye enomene taya ibi biguruka hati kubera ko demene stase naburi stirigidima nababuriye bakanga kumva hati niyo mpamvu do stirigide hati igihano kikugezeho yewe mutinganye, igihano kikugezeho musambanyi we, yewe mubeshi, yewe musinzi, yewe munyabinyoma, ridomi nigi ni shite dobi nimando. Igihano gikomeye kikugezeho ni kuwiteka avuze hati riri minimando, dore imitima ya benshi igiye gukuka kando benemando hati kandi akanwa ka benshi kagiye kuvuga istaya kubura izo kavuga bitewe n'igihano cyange gikomeye ngiye guhana bisi ni ku mwami witeka avuze. Amena 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 aiwi tegi shetro benema amena amena amena. Ndagushimiye Mana, ndaguhimbaje, gushimiye kugira neza kwawe, gushimira urukundo n'imbaraga zawe. Ndagushimiye urakiranuka uri umunyembaraga, ndagushimiye kubyo ukoze, ku mirimo itangaza ukora. Umuntu wese nagezweho buno butumwa utambukije nge ndinde kugira ngo nyurize mu butumwa bungana gutya no kubera urukundo rwawe. Ndakwemereye ngoreshe igihe cyose ushaka kungoresha, ariko ari cyo ngusabye. Reka umuntu wese wumva buno butumwa re do benegide bugira umukura no umujyana atsindishirizwe nawe kubw'ijambo ryawe n'urukundo rwawe tugirira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Imana yambaye dore dema yewe tenegide hari bigiye kurandurwa n'ubu ndi kubibona, kandi abantu benshi bagiye gushakisha icyerekezo maze bakibure. Taro widigi iridema hati benshi bagiye gushaka icyerekezo bakibure, bagiye gushaka inzira. Mana wambabariye, Mana isimvugira murayizi, ariko naho ndiwona naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka. Yesu ambibyo ngena zose n'amahoro, naho ndiwonaho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka. Yesu ambibyo ngena zose n'amahoro, aho wazi ibyago byishinda amahoro. Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro to benegidema rensek trebodegi. Amina 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 Yesu. Amen. Duseme muzayi shu wido gide mana barira tobe erize umuyaga wishu eri dorubayeho urawuturinde uzatubera ubuturo udashiriteka. Yewe munyamagambo umuyaga wishuhe rubayeho, yewe murozi we, yewe mutinganyi musambanyi, yewe musinzi we, umuyaga nguyu umuyaga dore nguriye umuyaga uraje. Yego umuyaga ubayeho, uweswa niyeswe, uwandura gume yandure, kandi ridomine taya. Kandi abanyabwenge yemwe mwavuganye n'Imana ntimukabura amazi mu nzu,
reka mbivuge tengosema yemwe mwavuganye n'Imana timukabura amazi mu nzu. Imana Donasi muge muzigama n'ibyo kurya kubera ko igihe k'inzara nacyo kigiye kubaho. Muri ibyo bihe bikakaye n'igihe k'inzara kigiye kuzamo, n'igihe k'inyota kigiye kubaho. Muzigama amazi, muzigame n'ibyo kurya kubera ko Uwiteka aje guhana ingozi z'ibibi kandi amanukiye gutwika umudugudu wakoreyemo ikizira. Ariko uzaba amaso Uwiteka azamurinda kandi azaba amahoro masa, nta kibi kizamugeraho. Azarindwa iteka kuko Imana izamurinda amaja n'amaza. Niko Imana imbwiye. Amen. Izahishuwe. Urakoze Mana. 22 umurongo wa 12 ndasoma nihuta n'ubutumwa nahawe n'Imana. Haravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Dore ndaza vuba nzanye ingororano. Ndakumva Mana kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa, 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 hahirwa munyamasengesho, hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure muri rwa rurembo, binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa domene tayigi. Ndakumva Mana. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi, abicanyi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo, basenga ubutunzi, basenga nyabingi 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 dobene gide. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Nonast ni Uwiteka avuze. Nonase izahishuwe nanone 21 umurongo wa 8. Hariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ni Uwiteka avuze. Dibe Zaburi tandonge some nikita zarangazo mene taya. Zaburi 50 atopenima 16. Rido mini gide. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza ati wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kuzura nawe kandi ufatana n'abasambanyi. Ushira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora ngakureka ukibwira yuko mpangwe nawe. Rido binima shandogidema. Ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko dobinigide, uko bikurikirana. Tobenima tandobi rido bidigide trado imini rinzo tango kita raso binima rasheko idigidima imigani tado binima ra sekite biri rita rango zomenetaya topenekita ranzo binika takoshekuta ranzo benimando taperi widegide ranze deme ridegide. Igice cya mbere 23. Nimuhindurwe n'imiburo yanje, dore nzabasuka umwuka wanje, nzabamenyesha amagambo yanje. Narabahamagaye muraninira, nabarambura ukuboko, tihagira unyita ubyitaho. Ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye timuzitaho. Nuko nanjye rero nzabakina ku muzimu awi
tapeni tangose kuta mubyimba nangose minikide mwagize ibyago hati nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho domene kita ri tabi ni kuwiteka avuze amina yeshekute binima tezegidema urakoze mana mana ndagushimiye ndaguhimbaje reka ugenderere umuntu wese harabinigidima harababa yasikitima trashe kodomi umugenderere kubw'ijambo ryawe yegerwe n'urukundo rwawe wumva buno butumwa ntabone Danieli abone wowe tiyumve Danieli abone wowe ahindurwe n'imiburo yawe ahindurwe n'imiburo yawe takite benegide urakoze mukiza tugume tugumane kandi ugume kunshoboza gukora icyo wampamagariye mu gihe gisa n'iki ndakwizeye mu izina ryawe ryera amen mani baha umugisha ushaka nimero yanjye ya telefone ndasoje rito benegide inyamaswa z'inkazi we mana tabara abantu bawe dore muri Kenya musenge hati kandi muri Kenya Imana iri kuvuga abantu bari muri Kenya musenge kubera ko guma mu rugo muri Kenya nukuri ibayeho guma mu rugo muri Kenya ibayeho ntabwo ari ya COVID-19 ndakumva nibyo ntabwo ari ya COVID-19 muri Kenya mugiye kuba muri guma mu rugo ariko musenge ube maso abanyakenya guma mu rugo iraje yihuta mumenye guhunika imyaka mureke kwirata ubutunzi bamwe mumenye ko igihe gikomeye kiraje banyakenya tanima trabenikita kongo bakongomani bamweze gide banyamurenge denostike mwararambitse mureke gusenga tano binigide donestika nene shada hari umuyobozi wa Kongo ugiye kuva ku ntebe tenebine uwo mugambi wamaze gutegurwa kandi utegurwa n'abanyabwenge umwami wa Kongo agiye ze oya tango binigide mandokita abasenga musenge uwo mugambi wamaze gutegurwa intebe ya Kongo igiye kwicorwaho n'undi muntu ningi ndabivuga nkuza fejo tabi nigidima naho ndiho naho napfa ziko zedima kungwa n'Uwiteka udistayi gide wazumva utabyumva ariko intebe ya Kongo igiye kwicarwaho n'undi muntu mubimenye uwo mugambi wamaze gutegurwa kandi byarasinywe sinye yagiyeho musenge umuyobozi wanyu banyeko Kongo kubera ko uwo mugambi warateguwe kandi Imana iri kubibona ariko abanyabwenge musenge ndashoje urakoze amen ndagushimiye Imana komeza kugendera abantu bawe ineza ikomeze kugaragara ibitangaza byawe bigume kuboneka ugenderera umuntu wese kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo amen nimero ya yego nesemeni washaka kumagara oya donestefo we washaka kwihana idomeneta sinzo waguyuragwa ucika intege urananirwa usiga uri umupagani kandi waruzi Imana nawe utaragakizwa ukeneye gukizwa ugahindukira mwabino bihe bigiye kuza zo kubabazwa ukabigeramo wamaze kumwizera wamaze kwihana ibyaha demenasi
trobenikita ntabwo ari njye ibibabarira iyo cyakora Kristo yagutabara kandi akakuruhura wampamagara wanyandikira unkeneye kuri 07 88 72 91 46. Imana ibaha umugisha kandi buri wese Imana imugenderere mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Dushimire kandi umuntu wese wabanye natwe mu kiganiro muri ubu butumwa, nawe Imana imuhe umugisha. Kandi oya tase sinzi tawi yego hando hari igihugu kiri kure tabinima kigiye kuboneka mu makuba. Abantu musenga ariko abantu nimwezwe dore birakomeye. Kuki murangaye mana wambo bariye kuki murangaye? Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen.